Run Up afite hit Tsunami gukubita abantu banda afite indirimbo cyashya Kidi afite indirimbo cyashya mbese ntago ibyo byo ntago ari ibyo byo kuvuga ngo babuze hit bagize ibyo iyo ni propaganda yo kwamamaza nabo iyo bashaka gusohora indirimbo bakozanye na Fizzo Mason ngira ngo abantu bagende kuyireba bayita kuki murajya kuri mwandike kuri YouTube Fizzo Mason hanyuma mushigikire mukore subscribe share na comment mwumve indirimbo n'indirimbo nziza cyane iyo ndirimbo ivuze iki mu bihangano bya jazz afite ndetse n'ibyo yitegura gukora Amuri mwana kunzo wa Sherina TV masuzwa na Sherina kamikazi w'Abanyarwanda nizere ko umeze neza rero bana mudukurikiye muri gana natandukanye imana z'igihugu kuri mwese nabasuhuje comment zanyu nziza zaba iziri negative iziri positive zose ndazikora kubera ko zintera gukora cyane kubera ko batekereza ko byanze bikunza bari ibintu ari abantu kandi koko ibintu n'abantu ni muri ubwo buryo rero muri studio za Sherina TV sindi njyenyine nko mubibona umusobanye kumwe n'umusore w'umuhanzi ugaragaza ko ejo n'ejo bundi ibintu bishyira ku rundi rwego rero Jazz yamani sinyinshi cyane neza kabisa haraciye igihe bro ciyemo iminsi ko wabuze uhugiye mu biki maze iminsi mu tuntu tw'uduproje hirya no hino ndibaza ikiganiro twakoranye ashobora kuba hanyuzemo like na format numva ko nyine n'amezi ane kuri atanu gutyo numva ko rero hashimye igihe cyataye hanyuma rero akunze wa Sherina TV bataza kumva mvuze ngo kanaka bakagira ngo wenda nabirengagije kuko already bo ntabwo bakuzi so rero ndagira ngo represent mu buryo nyine bwa Jazz nk'umuntu tuzi twese kugira ngo abari kukubona muri studio bwa mbere bamenye ngo turi kumwe nawe uteye neza nkabihana ngenda umva ngo ushaka undyohera nk'ubuki gukunda ntazo yaza uzabaze na mama dola yamangira inama yo kuzangusanga that's what's it wow uteye neza nkabihana ngenda umva ngo ushaka ni indirimbo nziza cyane indirimbo ifite video nziza ngira ngo ni indirimbo navuga ko ikoze neza mu buryo bwa video ndetse na audio kabisa n'indirimbo nanjye mwage nakunze hanyuma rero iyo Jazz ni nayo ndirimbo duheruka ngira ngo ari wenyine nyuma y'icyo gihe cyose kugeza n'uyu munsi niyo ndirimbo nibaza ko ure usije kuba ngo uri muri collabo niyo ndirimbo uri wenyine actually sibyo hanyuma biterwa n'iki ngo abakunzi ba iyo Jazz tukumbure muri iki gihe tuti turamukumbura byadaje biterwa n'iki mbere na mbere ikintu nababwira mushonje muyishiwe ntabwo mba nicaye ntabwo mba ndi mu maproje mfite amaproje menshi ndi gutegura mfite EP igomba kujya hanze mfite indirimbo soon igiye kujya hanze nayo yanjye urumva ntabwo mba nicaye nyine mba ndi kugerageza gushaka kubaha ibintu bifite karite yakoze cyane n'ubu buhanzi ameze neza kugeza ubu bahagaze neza noneho byagera kuri collabo bikaba ibindi indirimbo akoranye na Fizzo Mason ngira ngo abantu bagende kuyireba bayita kuki murajya kuri mwandike kuri YouTube Fizzo Mason hanyuma mushigikire mukore subscribe share na comment mwumve indirimbo n'indirimbo nziza cyane iyo ndirimbo ivuze iki mu bihangano bya jazz afite ndetse n'ibyo yitegura gukora iriya ndirimbo mbere na mbere ni ya Fizzo Mason naririmbyemo inyikirizo n'igitero gitoya inyuma iriya ndirimbo ni indirimbo nyine ngiye ikintu isobanuye ni collaboration ni ubufatanye ni ugufashanya kw'abahanzi nyine ndumva ari ngibyo arakoze cyane hanyuma rero harimo amagambo atangaje ku bantu cyane cyane b'Abanyarwanda abandi b'umwimerere batari gushobora kumva ibintu by'ururimi cyane basobanukirwe kereka wenda nk'umuntu uba warize kandi ntabwo ari twese of course hanyuma rero muri ayo magambo harimo nk'uko nabivuze indirimbo yitwa kuci
kuchi rero ushobora kubyita kuchi wenda atari nako bisoma ubundi kuchi means what mwashaka kumentioning icyashaka ubundi kuchi ni twarasampurinze hari indirimbo ni ya Sharkani umuhinde ni filime ubundi yitwa kuchi hotai bisobanuye ngo hari ikintu kiri kuba mu mutima wanjye nyine ni indirimbo y'urukundo twebwe nyine twarasampurinze dusanisha na vibe twari turimo tugerageza gukora ikintu nyine nk'icyo ngicyo dusampurinze kuri Sharkani bishatse kuvuga ngo mwarashishuye mwaduhaye igishishwa oya yes ruba mwirefeye ruba na okay donc ntabwo ari gushishura no kwirefera ubundi first of all ntabwo mbese ni ugukora igihangano ariko nahesha agaciro ababanje urumva ntabwo nari kumenya ngo kuci hotai bisobanuye iki ntarabanje kubyumva ntabwo navuga ko wari ugushishura ubundi se gushishura ni iki gushishura ni ugufata igihangano cy'undi muntu ukagisubiramo nta kintu kimuhinduyeho none iyo ndirimbo na filime y'abundi uwo Sharkani yarimbyemo n'ikinyarwanda n'ikinyarwanda yarimbyemo ariko mwavuze ngo ni kuchi hotai ni sampling ni ukwirefera ariko bigamije kugira ngo dukore ibintu byiza abantu bakunda byabanezeza mwaturirimbira kuri refrain yanyu muri iyo ndirimbo iba nta kibazo. I never leave you baby in my eyes sinjambona igihe tutari kumwe my love umunsi n'uyu wo kuba on my side you my dawa ngwino sha ngwino my baby ni kuchi hotai utacuka naririmba bro wow indirimbo nziza cyane ngira ngo bajye kwa Fizo Masoni bayirebe indirimbo yakozweho na director Guciyego director ni Guci hanyuma ikorwa na Ray P Master Touch ariko ku director n'undi wundi nabonyeho wundi ni Moto Banks ariko hari n'undi wundi nawe wakoze kuri video amita Prince Leia so ngira ngo n'abantu bashyize amaboko kuri iyo ndirimbo kandi kuri ni byiza cyane. Hanyuma rero Eyo Jazz umuntu bita Urikanu ngira ngo uramuzi cyane ni umunyarwenya yamenyekanye cyane mu gusetsa abantu n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma kugeza ubu ngubu rero ku munsi w'ejo ubwo byari tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2025 bisanzwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi rumuziza ko hari abana b'abakobwa bamusuye mu rugo mu nzu hanyuma ngo akabishyuza fagitire y'ibiryo yabahaye cyangwa se ibyo kunywa yabahaye bigendeye ku byo bari bakonsomye nyine. Ibyo ariko akabikora nyuma yaho yifuje ko umwe muri bo amusanga mu cyumba urumva nawe byagombaga kubera mu cyumba kubyumva ngira ngo ariko noneho uwo mukobwa akaza kubyanga bikabaviramo kwishyura fagitire y'ibiryo bakoresheje aho ngaho kwa Urikanu bari baje kumusura kugira ngo donc bumvikane uburyo ki bazakorana interview nk'uko turi kuyikorana. None Eyo Jazz ni amafaranga angahe utarenza cyangwa se utatakaza ku mukunzi wawe wumva yakujyana ukumva ko nyine like wayamwishyuza cyangwa se waregreta? Umukunzi wanjye ni amafaranga angahe ntarenza umuhereza witaho like wenda nkuko yaje kugusura watetse byagenda gute nayo mafaranga nyine ushobora kuregreta ko wamuhaye ku buryo uvuga uti not ngiye ku bwanjye numva ko first of all wansuye ushaka no kunsura nta n'amafaranga mfite akaba atari umutima wo kwanga kwakira ubwo wenda ushobora kunsura ntekereza ko uri umuntu wanjye ushobora kwakira buri situation yose ntago bivuze ko ugomba kunsura ari uko mfite amafaranga yo kuguha cyangwa se kugutegurira ibintu runaka. Rero ku bwanjye numva ko umuntu wanjye mu gihe ansuye
icyo mfite icyo wasanze ndi kurya twagisangira ntabwo numva ukuntu byagera aho njya gushetamo amafaranga mpaka kugira ngo bize kugera naho nicuza ntabwo byiza cyane hanyuma rero ariko bimeze bya beta byaruta ukigomera mu rugo yo Jazz aho ngaho ndagira ngo noneho wishyire mu mwanya wa buri kantu wishyire mu mwanya ubundi musore wari wese wishyire mu mwanya muri abo bakobwa nyine nawe ubumve utekereza gute iki kintu like buri kantu yakoze ese byari bikwiye ko bari abana b'abakobwa kubera ko wenda hari ibyo batari kumvikanaho yabishyuza facture bakonsomera aho ngaho iwe ukuntu mbyumva rero ni igikorwa kigayitse mbere na mbere guhamagara abantu baje kugusura niyo haba ari n'ibintu wenda mwumvikanye ntabwo byagera kuri level yahariye no isuba ingaruka siwe uri kuzibona ubwo ari guhangana n'amategeko urumva ni igikorwa kigayitse ntabwo ari ibintu by'abajene ba viziyo muri duhitana rero kubera ko ntabwo nibaza ukuntu niba tujya kujya tubasura donc nkaza kugusura ukanyishyuza fagitire y'ibyo wantekeye mu rugo wenda byari ikibazo twageze hoteli sibyo wenda kubera vanga kuvuga ngo yati inkoko ngo yati whatever ariko no mu rugo urumva nyine ubwanyu ibyo yari yabe expectinzeho yumvaga ko wenda biri buze gukunda ubwo biza kudakunda ariko nyine urumva ntabwo ari ibintu nyine by'abajene ntabwo ari ni igikorwa kigayitse buri muntu wese yakumva akavuga se ubundi ubusanzwe umushyitsi yagusuye ufite kumwakira utitaye ngo aje kumbwira iki se hari gahunda turi gupanga ikintu wakirije umuntu ni ikintu uba umuhaye ni ikintu uba utagomba kumwishyuza rero ntabwo ari ibintu byiza yakoze nabi muri make niyo mpamvu agomba kubiryozwa nyine akanabihanirwa kubera ko kuryozwa wenda nabo bashyiramo imiyaga kuko nawe isomo yaribonye ntabwo impamvu bivuze gutyo ntabwo umuntu akunda gukora ikintu like kitamuri moto ntabwo kuko ntibaza hari inama yigeze iba n'ubundi akoramo speech ari kuvuga ukuntu bari gusaba ngo niba umukobwa n'umuhungu bakundana umukobwa abeshya umuhungu ngo nta kuntu ibyo yamutakajeho umukobwa yajya abyishyura yifoshuba yarakibaje kandi mu bantu benshi bro amanika akaboko aravuga ngo njyewe ibintu rwose bigende gutyo urumva ko ubwo we bamubeshya bate ntabwo ababibona gute baramubeshya ko bamukunda agatanga amafaranga yaje kuvumbura ko bamubeshya gute buri kantu bamubeshya kuko ngo niwe wabivuze mu nama yatanze ibitekerezo ngo nyine ngo nta kuntu leta yajya nyine imenya niba hari umukobwa wenda ariko nakubwira ngo muzabana ntimubane kandi hari ibyo wamutakajeho ngo nta kuntu wajya ubiryozwa nkuko tuzajya dusorera mu bukwe nyine tugasorera ibyuma tugasorera urumva rero ko umuntu n'ubundi haba hari ikindi kintu kimuri ibyo yakoze rero ni bisanzwe asanga ntekereza birashoboka ko this guy wenda avuga ati okay ibintu nabikoze mbikora ndi muri brand icyo ariko nanone umukobwa ntabwo ajya kugeza igihe ahamagara rip nta kijyambere sibyo wenda abakobwa bane baza mu itangazamakuru turaza kumenya uko bimeze hanyuma rero iyo Jazz atubwiye ko hari ip tugomba kwitegura ese ino ip izaba igizwe n'indirimbo zingahe ese izo ndirimbo zo zamamaza mu buhe buryo mbona ukuvuga ngo ipi ntabwo aricyo gikorwa ngiye kubanza ndabanza nsohore single imwe na video ipi igomba gukurikira ni ipi izaba iriho indirimbo 6 collaborations 3 ni ebyiri ubu ngubu mfite ariko indi ntabwo biraraninga neza ku buryo naba ni fiyeri yuko nayo iriho gusa ku cyifuzo cyanjye ni collaborations 3 n'izindi single 3
singa eshatu uyu munsi none rero iyo jazz ku kintu tumuziho amavideo ya kenshi ntabwo ajya akoreshamo abakobwa bari kwatingamo nizere ko noneho muri izo ndirimbo zawe tuzabona abana iyo ngiye gusohora ntabwo kameme oya ubundi biterwa kuba wenda nta video nyikora nta bakobwa biterwa n'ukuntu ibintu bimeze ukuntu ikibuga gihagaze ntabwo ari njyewe ushobora kuvuga ngo ntabwo mvuga ngo byagenze gutya ari niyo nagiye gukora baradukoshona birangira dufashe umwanzuro wo gukora nyine niba ajya banga utajya ubwira nzizi niba ari kwifashisha ukaba uri kuvuga uti impamvu ntakora indirimbo wenda ngo uvuge ngo umukobwa ntagaragaremo ntabwo ari byo wabiteye niba ajya gutenguha sibyo uko nzashinatse umuntu gushya nenze nzamo aho ngaho nyine muri iyo ndirimbo abantu ba Sherina TV ibi bintu byemeye muhari nizere ko iyo ndirimbo nisohoka atarimo ari uri wenyine rwose iki kintu azakira ubwo muzamenye ko azaba yanze kujyamo ubwo bizaba bigaragara reka ahangaha ni kubibabwira rwose reka tubitege amaso hanyuma rero kuri social media hari iteranwa ry'amagambo hagati y'ubuyobozi bwa 155am ndetse n'abandi bahanzi muri rusange n'abandi banyamakuru abarebera umuziki bose muri rusange producers nyuma y'uko witwa MC Kenny yavuze ko nyine ngo muri sama twatangiye turimo ubu nta ndirimbo iri hit ihari ahubwo ngo bahumuriza abanyarwanda muri rusange bakoze ba music babwira ko vuba cyane bagiye kubategurira hit ya Danger bakayizana kubera ko babizi ko nyine dukeneye hit eske uremeranya na MC Kenny uhagarariye 155am cyangwa se nawe ubatera ikirenge mu cyaba Keys producer n'abandi bahanzi barimo ba Ranap banyomoje koko ibyo Kenny yavuze mbere na mbere kuvuga ko nta hit ihari ibyo ntabwo ari byo njyewe nabifata nko gukora publicity ahubwo y'iyo ndirimbo bo bashaka gusohora gusa Ranap afite hit Tsunami iri gukubita abantu mbanda afite indirimbo nshyashya Kidi afite indirimbo nshyashya mbese ntabwo ibyo ntabwo ari byo kuvuga ngo babuze hit bagize iyo ni propaganda yo kwamamaza nabo iyo bashaka gusohora nese nabo nibayisohora ni hiting aho ngaho ntabwo twakwemeranya kuko ino Samiri hot irimo indirimbo kabisa indirimbo muri Miss Niyihe iri na hit uko bitekereza njyakarimbo nikaka tutaratangira nandi kukumva ntabwo ari cyashya ahubwo nyumvishe ubu vuba n'imitanyikunda indirimbo nakanyambo ntabwo ndi kwibuka nyirane Elvis ninde agatabo nakumvishe ejo bundi ndagakunda sana ariko hari n'ubu ngubu hari indirimbo nyinshi umuntu yakumva nuko wenda ari kwakundi iyo ngiyo ari kwakundi wumva akaririmbo uri kwigendera ukisanga mu kanya uri kukaririmba wakatari ukumva ari kugaragara uyu munsi none rero mu ndirimbo turi kuvuga ngo ni hit zirahari zasama niyo ndirimbo yo jazz ari kumva ubudasiba itari kura kuri playlist ubwo tuvuga hit reka turebe Tsunami ya Ranap turebe From ya Deban Kevin Kadena na Chris Easy ego ntabwo nakubwira ngo ndi guhitamo ngo iyi imwe niyo numva kuko njye indirimbo nyinshi ndazumva ariko indirimbo Formiana Tsunami iriya Kidi hari na album ya Vex zose indirimbo ziri kuri playlist yanjye kabisa zihora zigaruka hari indirimbo ya Lucky Logan bita Fire y'abantu bagiye kuri Rugamba Logan kuri YouTube channel ye bayirebe ni indirimbo nziza cyane nayo tunabarike indirimbo ni Shy ya
yamuzaye papa kubera indirimbo nayo twiteze muri iyi minsi none ngo sama ngo nta mahita araza kuboneka reka abo bantu ndi kumva batari tubeshya hanyuma umuhanzi Leo Jazz tumwitega iki mu myaka ibiri imbere mwitega ibintu bya danje inoti nyinshi ntabwo nabona uburyo nsobanura ibintu expectinga mu myaka iri imbere mba numva ari ibintu binini cyane cyane muri kariyeri ya music amahit menshi mbese ni ibintu mu myaka ibiri iri imbere ndateganya ibintu byinshi ntabwo navuga ngo ngiye kukubwira aha n'aha kuko buri hantu hose urumva imyaka ibiri ni igihe kitari gito ariko nanone gito mbese mfitemo paje nyinshi kabisa mfitemo ibintu byinshi byo gukora cyane abantu bitega ibintu mbese cyane muri kariyeri y'umuziki niho nkonta cyane Director Gucci asobanura iki mu muziki wa Leo Jazz? Director Gucci first of all ni inshuti yanjye ikindi asobanura ikintu kinini mu muziki wanjye kuko ni director nkaba umuhanzi ni director mwiza ushobora kuguhereza indirimbo uko uri kuyishushanya mu mutwe ni umuhanga abahanzi bamugane cyane rwose nanjye naramuganye ngeraho ndashikama hanyuma rero Director Mose Banks we n'undi wundi ngira ngo niwe wakoze ku Karone hanyuma we ni umuntu expecting aho Mose Banks nawe ni umuntu ukora neza ibikorwa bye nawe biragaragara murabibona ngira ngo indirimbo mwarayibonye yayifitemo nawe akaboko kirenze kuri ibyo ni inshuti yanjye mbese nawe ni umuntu navuga ko afite itafari nini nawe ku muziki wanjye n'uw'abandi ntabwo ari njye gusa kuko ntabwo ari njye bakorera bonyine Leo Jazz irakoze rero byaba tunogana ku musozo ariko ntabwo nagenda nkubajije kino kintu uyu munsi wa none muri uyu muziki bari kuvuga ko harimo ikintu bita depression kuri Leo Jazz depression ayumva ate ese ni ryari depression ishobora kwataka umuhanzi depression zibaho ni ibintu ku bwanjye uburyo mba mbyumvamo wenda nko ku muhanzi depression iza cyagiye wakoze cyane ukavunika expecting ikintu runaka ariko bya bindi watekerezaga urimo urakora cyane ukeka ko ari byo bizaza ukabona nta n'icya kabiri cyabyo kije icyo gihe uba depressed nyine ugacanganyikirwamo wenda ukabona ibintu uko bitari cyangwa se gutyo gusa nyine depression ku bwanjye ntabwo ari ikintu gikunda kongeraho cyane kuko iyo ubihaye umwanya muri wowe birakuveteza bikagusubiza hasi bigatuma wiheba ukaba niba wafashe amafaranga ukaba washoboye muri video yawe miliyoni ntabwo urumva icyo gihe iyo depression yagufashe uravuga uti n'ubundi ninongera bizagenda kwa kundi ntabwo ari ikintu rero buriya nukora ikintu ugatsindwa ntukajya wumva ko ari wowe kibazo cyangwa se ari abandi nyine n'igihe cyabyo kiba kitakunze isanzure rigena urongera ukagerageza nta gucika intege iyo byose tugana ku musozo ndagira ngo mbere yuko nkurekura usuhuze abantu 5 b'ingenzi mu buzima bwawe b'ingenzi ndasuhuza famiye yanjye hano ingenzi kari agasuhuza director wanjye
ngasuhuza producer wanjye namwe turabasuhuje ubwo se babaye bane wa nyuma ndasuhuza Martin ndasuhuza Martin nawe inshuti yanjye kabisa yiwawe umusore w'umuhanga cyane ukunda gufata agatelefone ke akakuka kakagira gutya akaza n'ikintu cy'ingenzi akaza n'akavido kameze neza karyoshye nawe ni umuhungu n'ukuri nawe reka tumusuhuze tunasuhuza abakunzi ba Shema TV abafana bawe muri rusange kugira ngo nabo tubashimire kubera ko itafari ryabo ku bikorwa byabo nibo bantu nibagiye nibo nasuhuje mbere ubwo babaye 6 ndabasuhuje rwose bakongeje nta kibazo yes akunze Shema TV rero akaryoshye gahora mu gitama reka tuzasubira utaha ciao ciao wakoze murakoze cyane